Aho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu bakunda kwitiranya ino B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, n'ino C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Reka mbigusobanure neza ubyumve. Iyo wavuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibiri guturuka aho uri kujya nibyo bitambuka mbere. Muri make biza bigusanga nibyo bitambuka mbere. Hano duhisemo C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Wowe ugiye gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Reba uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Bakongeraho aho ujya, ukamenya ko ibiri guturuka aho wewe uri kujya ari byo biratambuka mbere. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo C, ndizera ko utazongera kubyitiranya. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. N'ubuhe bwoko bwa feri? A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa se yarigeze ahaterera. Feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo n'ubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini. Urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online.
wazagerwaho ukazabikora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buryo: A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyajya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Cyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Bakoresha icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Twakagombye guhitamo ino C, ariko bavuze santimetero 20 kandi kiba kigomba kuba gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Nujya mu kizamini wakora mu kanya bavuze santimetero 30 kuri buri ruhande, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Buba bwava kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ku bihe bipimo: A, metero 4, B, metero 3 na santimetero 50, C, metero 3. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Biva kuri metero 2 na santimetero 75 ibipimo bikagera kuri metero 3. Ese waramuzamo C? Ese waramuzikandika ku papuro? Tari wahisemo, ndiza ko n'icyamaka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A, toni 10, B, toni 16, C, toni 24. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenza toni 10, ntishobora kurenza toni 16, ntishobora kurenza toni 24. Kandi hari amakamyo menshi arenza buno buremere. Hari n'ikamyo itwara toni nka 35 cyangwa se toni 40. Birumvikana ko hari amakamyo menshi yarenza buno buremere baduhaye. Kandi mu kibazo bari batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ntibushobora kurenga ibi bipimo bikurikira. Baduhereza zino toni. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko hari amakamyo menshi yarenza ubu buremere. Ndizera ko uhisemo D, ndizera ko utari wahisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, ifungana ry'umuhanda iburyo, B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso, C, akayira gato. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Habayeho ifungana ry'umuhanda, ariko uruhande rwonyine rwateje ifungana ry'umuhanda ni urw'ibumoso. Bazabyita ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo aba ari urw'iburyo, byari kuba ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Impande zombi zagira uruhare mu ifungana ry'umuhanda, bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda. Rero hano urabona ko uruhande rw'ibumoso rwonyine nirwo rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza, C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Murabizi niba umuntu atushoreye amatungo ayajyanye mu isoko ariko ari gukoresha umuhanda, ugasanga nk'imwe ivuye hajya hirya ziba ziri kugendera inyamaswa cyangwa amatungo, igahita iza gutanira mu muhanda. Gutana ni kwa kundi inyamaswa cyangwa ushoreye amahene imwe ikagucika ikaza mu muhanda, rero ugahita usaba ibinyabiziga ko bihagarara. Iyo uwo muyobozi w'amatungo akubwiye ngo hagarara yikure mu muhanda, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ntabwo ugenda gusiganwa n'iyo nyamaswa, ujya urahagarara akabanza akayikuramo, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo itaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu ugomba guhagarara ukareka akabanza akayikura mu muhanda. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ubundi iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uvuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuwurenga kubera ko impamvu bayishyiramo baba bari kubwira ngo gendera iburyo, ibumoso haragenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo. Ariko iyo ucagaguye nubwo bibujijwe kuwurenga, uba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu iyo umurongo ucagaguye uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ajya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare. Mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura, B, metero 100, C, metero 150, D, metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100. Utugarurarumuri ni muri metero 150. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo bababaza, kugira ngo ubyumve hakiri kare nujya mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka,
igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Icyo gice bari kuvuga ni parikingi. Mubona ko parikingi iba ifatanye n'ira nkombe y'umuhanda. Hari umuhanda ugarukira, parikingi igahita ishamikiraho. Niyo baba bari kuvuga. Hara kuri parikingi ibinyabiziga biba byahagarara umwanya muto cyangwa umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, wowe mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza bino byapa bine baduhaye. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo, cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ubundi hasi nibyo batubajije. A, icyapa B6 ndakeka ko uri kukibona. B, icyapa A19 ndakeka ko uri kukibona. C, icyapa B3 ndakeka ko uri kukibona. D, icyapa A22A ndakeka ko nacyo uri kukibona. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B6. Kino cyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Reba uri mu mweru, rero wemerewe guhita utambuka mbere, abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda icyo kinyabiziga? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusyandika ku papuro utari wayihisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kandi nakubwiye n'ibindi bibazo bashobora kukubazaho. Feri ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bwangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye kose yaba igeze ahaterera cyangwa hacuramye, aba ari feri y'urugendo. Feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo byose ni ibibazo bababaza, mbivuze hakiri kare uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dusinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tuba tugomba kugira ibara risa rite?
oranje, A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo, turi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, turi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikintu uba usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Nkukosorera ikizamini neza, ngushyiraho amasomo, posting ibibazo biri gukunda kuza kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Kanda subscribe rero. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A mu minsi 5, B mu minsi 8, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni B mu minsi 8. Kubera iki? Wenda bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu minsi 8. Wenda rufite ikinyabiziga urakingurishije, amazina yarariho agomba guhinduka, bigomba gukorwa rero mu minsi 8. Ariko hari ikindi kibazo bijya gusa kandi abantu benshi bakunda kucyitiranya. Iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu cyangwa se kitagikora, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu mezi 2. Rero ntuzabyitiranye. Hano ho bikorwa mu minsi 8 iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita ari byo byonyine bihindurwa. Ndakeka ko waramuzamo rero B. Ndizera ko waramuzandika ku gapapuro. Tare wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A abana, B inzira y'abanyamaguru yitegure guhagarara, C ikibuga cy'imikino cy'abana, D ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A abana. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa biburira ubibona mbere, akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, kugira ngo ukibone mbere uze kugera aho hantu bari kukubwira warushijeho kwitonda. Kino kikaba kikubwira ngo abana ubu ugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana. Wenda se bari kujya ku bigo by'amashuri byabo cyangwa bari kujya ku bigo by'imyidagaduro byabo, ariko bari igice kizwi gikunda kwambukirwamo n'abana ku buryo budasanzwe. Rero bahita bashyiraho kino cyapa kiburira bakubwira ko ugiye kugera ku gice gikunda kwambukiranwa ku buryo budasanzwe n'abana. Na kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Reba iriya video urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Kunyuranaho ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Bikorerwa he? A mu ruhande rw'iburyo gusa, B igihe cyose ni ibumoso, C iburyo iyo unyura ku nyamaswa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho aribyo mwita kudepasa. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Niba kubaza kunyuranaho bikorerwa he, uzavuge ko ari ibumoso. Niba kubaza ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo. Birumvikana niba ari gukatira ibumoso kandi uri gukatira iburyo, uzabanza ureke agende uhita unyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo. Rero biba bishoboka ko wanyuranaho uciye nk'iburyo. Rero niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe mugeze ahantu musanze harafunganye munyuranyeho mwagongana cyangwa mwatezanya ibyago, abagenzi bategetswe iki? Ijambo abagenzi bakoresheje ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mutegetswe iki? A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B, guhagarara aho bageze. C, koroherana. D, gukuraho inkomyi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni C, koroherana. Niba mugize ahantu mugasanga umuhanda urafunganye, muroroherana. Koroherana ni kwa kundi ushobora guhagarara ukareka umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse imbere akabanza agatambuka, yamara kugenda nawe ukabona gukomeza urugendo rwawe. Biramuwa mukoze nibyo bita koroherana. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, nta na rimwe biba byemewe uri umuyobozi w'ikinyabiziga kutwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Nta na rimwe biba byemewe. Guhagarara aho bageze, mwahagararaho mugeze mukazahava ryari, nabyo ntibishoboka. Gukuraho inkomyi, gukuraho inkomyi ni ngombwa ngo umuhanda dore ko ufunganye tuve mu binyabiziga dusize, numara kuba mugari tubone kubibisikana cyangwa tumaze gukomeza urugendo, nabyo ntibishoboka. Muba mugomba koroherana, umwe agasubira inyuma akaguha inzira, yamara kugenda nawe ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? A, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ubundi ahantu hose abanyamaguru baba bemerewe kuhaca. Mu gihe uhasanze nta byapa bivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, hatari amategeko akubuza, uba wemerewe kuhaca. Rero iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, abanyamaguru baba bahaca. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, harizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Mu nsisiro gusa. Uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro. Mu nsisiro gusa oya, ndetse n'ahandi hose. Ni mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Muri make nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona
urabona hari aho bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Niba bavuga mu nsisiro gusa uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Izo mburira ni nka kwa kundi wenda haba hagiye gutambuka nk'umuyobozi bakabanza bagakoresha imburira bakubwira ngo tanga inzira, cyangwa se hagiye gutambuka nk'amagare ni muri Tour du Rwanda bikaba ngombwa ko babanza bagakoresha imburira bakubwira ngo va mu muhanda. Rero zikoreshwa kugira ngo bakumenyeshe ko bagiye kukunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba bavuga mu nsisiro gusa uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Ubundi itara ryose riri ku kinyabiziga byibura riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka. Itara rya mbere byibura riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka, ariko ikinyabiziga kidapakiye kubera ko gipakiye bishobora kwitsindagira ibyo bipimo bikagabanuka. Rero abagomba kuba ari santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tuyigufatire, yaba y'uruhushya rwa burundu cyangwa se uruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mu buryo bwa online uduha amasaha ubona uboneka ku munsi akunogeye, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turakwigisha, cyane cyane nk'abantu bari mu bihugu byo hanze dushobora kukwigisha saa 8 z'ijoro, saa 6 z'ijoro, kandi wazaza ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.